بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني isomo rya kabiri حروف الهجاء المركبة inyuguti z'icyarabu zihekanye. Iri somo rya kabiri turajya duhamagara buri nyuguti mu izina ryayo nk'uko twabibonye, tukabona n'amazina ya buri nyuguti mu isomo rya mbere. Mu isomo rya mbere twabonye buri nyuguti y'icyarabu ukwayo. Aha turarebera hamwe buri nyuguti y'icyarabu, noneho iyo yahekanye na ngenzi yayo ihindukaho iki cyangwa se yitwara ite imbere ya ngenzi yayo. Ubusanzwe buri nyuguti y'icyarabu ifite umwihariko wayo. Hari inyuguti izwiho ko yandikwa kimwe n'izindi ariko bigatandukanira ku tudomo, hakaba n'inyuguti zizwiho ko zifite umwihariko wazo yaba mu myandikire ndetse no mu mubare w'utudomo ihabwa ndetse n'aho duherera, niba akadomo kaba hejuru cyangwa munsi. Bityo ibyo bigatuma nta nyuguti kwihisha kubwo kuba yateranye n'izindi mu ijambo rimwe. Ufasha abana batatu uzi amazina yabo, uzi n'umwihariko wabo, isura yabo, ukababwira guhekana, ntabwo byakugora gutandukanya abo bana uvuga amazina yabo uti wowe jyaha nawe jyaha amazina yabo ngo uyavuge, kubera ko uba usanzwe ubazi, kabone n'ubwo wari umuzi umwe kuri umwe, ariko imihindagurikire n'imiterere ye kubwo kuba yahetse mugenzi we ntabwo byatuma uyoberwa uwo ari we. Ibyo ntibitandukanye n'ibi turimo, kubera ko buri nyuguti twayibonye ukwayo. Aha tugiye kureba buri nyuguti iyo yahetse indi kubwo gukora ijambo. Dutangire isomo ryacu. Alif, lam alif, lam alif, ba alif, lam alif, lam, lam alif, lam ha, lam alif. Izi nyuguti, izi lam alif, lam yateranye na alif, batweretse imikono itandukanye, ariko inyuguti ibanza ni lam, inyuguti ikurikiraho ni alif, kubera ko alif yahekwa ariko ntabwo yaheka inyuguti iyo ari yo yose. Bityo inyuguti yayibanjirije ishobora kuba yayifata, ariko yo ntabwo ishobora kuba yafata inyuguti ibanjirije. Kubwo kugufasha kumenya inyuguti, alif yahawe ibara ry'umukara, lam ihabwa ibara ry'umutuku. Bityo aho zateraniye umenye ko alif ari iyo ngiyo iri mu ibara ry'umukara, hanyuma lam ikaba mu ibara ry'umutuku. No mu nyuguti ziri bukomeze barakomeza kuziha ayo mabara. Dukomeze. Ba, lam, ba, kaf, 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 ba, kaf, ba, kaf, alif, kaf, alif, ba, kaf, ta, ta, kaf, tha. Aha inyuguti ya kaf bayitweretse uko yandikwa igihe isoza n'igihe iri yonyine, ndetse banayitwereka igihe itangira ijambo ndetse n'igihe iri hagati, ko hari igihinduka mu myandikire yayo. Izo ni inyuguti zifitanye isano na alif, kubera ko zose zihuriye kuba zifite akarongo kazitangira kamanuka, alif ikakagira konyine, lam ikagana ibumoso ndetse na kaf, kubera ko zo zifite ubushobozi bwo kwakira izi zikurikira cyangwa se izo ziheka. Hanyuma kaf ikagira nayo umwihariko uyitandukanya na lam, w'uko ako kantu kari hagati muri iyo nyuguti kameze nka hamza, iyo igiye kwandikwa itangira ijambo cyangwa iri hagati niko kagirwa kanini, kakandikwa nk'umwihariko wayo. Hanyuma tukimukira ku gice cya kabiri kigizwe na ba, ta, tha, nun, ya. Izo nyuguti zose zifitanye isano ko zose zihuriye kuba zandikwa ari akarongo, hanyuma zigatandukanwa n'utudomo, kubera ko ba ni umwihariko ifite akadomo kamwe munsi, ta umwihariko w'utudomo tubiri hejuru, tha dutatu hejuru, hanyuma nun ni umwihariko w'akadomo kamwe hejuru, hanyuma ya nayo ikaba umwihariko w'utudomo tubiri munsi, cyangwa se hamwe na hamwe ukaba wayisanga nta kadomo ifite ariko yagarukanye ya shusho yayo. Dukomeze turebe rero nazo uko zitwara igihe zahekanye n'izindi. Ba alif, nun alif, ta alif,
ya alif, tha alif. Murabona ko guturuka kuri ba kumanuka kuri tha, izo nyuguti zose zitwaye kimwe mu myandikire, zitandukanywa n'utudomo. Bityo n'ahandi buri nyuguti uko yakitwara ni nako indi yakitwara mu gihe zatangiye ijambo. Turakomeza. Ba sin, ya sin, nun sin, ta sin, tha sin, tha jim, ta ha, nun kha, ya ha, ba jim, ya mim, ba mim, nun mim, ta mim, tha mim, ba ya, ya, nun ya, ta ya, tha ya, nun ba lam, ta nun lam, ba ya lam, ya ta lam, tha lam, nun ba nun. Twibuke ko buri nyuguti turi kuyisoma mu izina ryayo, turi kuvuga izina ryayo uko twize yitwa, ntabwo turatangira kuziteranya nk'abakora ijambo kubera ko ntituriga inyajwi. Ba nun nun, ta ya nun, ya ta nun, tha nun. Tukaba dutangiye igice cya gatatu kibanda ku nyuguti zandikwa kimwe nka jim, ha ndetse na kha. Izo nyuguti tugiye kureba noneho zo iyo zabanje mu ijambo, cyangwa se iyo ziri hagati, cyangwa se iyo ziheruka zitwara gute.